Turabashuhuje kandi twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi b'ibiganiro byacu kuri Iyarure TV. Iyarure TV ni televiziyo yanyu nziza kandi yacu ibagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Njyewe muri kumva ndi MC Theo. Uyu munsi tugiriwe umugisha wundi kandi ukomeye cyane. Murabona kuri screen zacu ko hari umuntu udasanzwe, umusaza w'imyaka 70, inzu y'ibitabo, umunyamateka, agiye kutuganirira atubwire byinshi. Tumuheruka aduha ubuhamya igice cya mbere, ariko kuko twasanze afite ubuhamya burebure, tugiye kuzakora ama episode y'ubuhamya. Ngira ngo ubwo duherukana yaduhaye ubuhamya bw'ukuntu bw'imibereho ye, ukuntu Yesu yamwihishuriye. Ngira ngo twashoje atubwira uburyo yakijijwe, ariko ngo hari imirimo Yesu yamukoresheje amaze gukizwa, ndetse kugeza n'uyu munsi ari umushumba. Ubwo rero reka dutangire tumwakira, atangire atwibwire. Wakwibwira abadukurikiye? Nitwa Pasiteri Hamenyimana Yohana. Pasiteri Hamenyimana Yohana, Revera Pasiteri Hamenyimana Yohana, akaba ari umushumba wungirije musenyeri mu itorero rya Ebereri. Mu magambo arambuye ni watubwira? Église de la Bonne Nouvelle pour les rachetés. Yes, Ebereri mu magambo y'impine. Yego. Ubushize ngira ngo waduhaye ubuhamya, ariko kandi kubera igihe tuba dufite birangira rwose tutaburangije. Niyo mpamvu uyu munsi twagutumiye kugira ngo dusubukurire aho twari twasubikiye. Ariko mbere ya byose reka ubanze udusengere kugira ngo Imana idufashe muri uno mwanya. Mana yacu, Mana ikiranuka, turagushimira cyane ko kugeza kuri uyu munsi wa none kuba tukiriho ni mu bushake bwawe. Wari ufite rero umugambi kuri twe kugira ngo tumenye ijambo ryawe, kandi iryo jambo ryawe tuzaribwire natwe abandi bantu ushaka guhamagara, nabo ngo bazashobore gukurikira inzira yawe bafite fondasiyo ikomeye mu kwizera. Hari ijambo rero ry'ubuhamya igice cya kabiri ngiye kuvuga, ndagira ngo mwamumbe hafi, kandi abadukurikiye nabo ubateze umwete wo kubyumva neza. Yenda ushaka azavomamo ibyo kumugirira akamaro. Byose tubyambaje mu izina ryawe Yesu, amen. Pastor, karibu rero. Yego. Tugezeho ubuhamya. Umwanya n'uwawe rwose, anzika, ntutegwe ntunigwe, hano ni mu rugo. Ubushize nababwiye impamvu yatumye nemera gukizwa, ubwo sinongera kubisubiramo. Yego. Ariko nyuma yo gukizwa hari imirimo Imana yankoresheje. Umurimo wa mbere mvuga ni uburyo Imana yanyambitse imbaraga zo kujya gutwika imiti y'ikiryango navukiyemo. Imiti yari ifitwe na ba data wacu, kandi bambwiraga ko iyo miti yari uruherekane, nabo bari baragiye bayisigirwa n'ababyeyi babo. Umunsi umwe rero data wacu mukuru wari uyitunze yaje gufatwa n'uburwayi, araremba. Noneho ajya mu itorero bari baturanye ryo muri ADEPR agira ngo bamusengere, ariko bamubaza ibyo atunze ngo abyihane akanga. Agumya kuremba, bigezeho antumaho. Yari amaze kumenya ko nihannye nabaye umukristo. Antumaho. Aho wari umukristo, wari utaraba pastor? Nari ntaraba pastor, nari nkiri umukristo. Yego. Antumaho musangiwe mu rugo. Arampamagara ati, mwana wanjye, bambwiye yuko wabaye umukristo wiyeguriye Imana. Ese iyo Mana ibaho?
nicyo kibazo cya mbere yambajije. ndamubwira nti rwose Imana iriho, ujya ubonana nayo se? Twebwe dufite uburyo dushyikirana nayo, iyo twagiye kuyisenga iratwihishurira, ifite n'abantu iba yarahaye ku mbaraga zayo bakavugana nayo, Imana ikakuvugisha. Barambwira ngo niba Imana ishobora kukuvugisha ugende uyimbarize, hano hari imiti y'ikiryango mfite. Ndagira ngo wagiye ubibona utarihana ibyo twajyaga dukora, nibura rimwe ku mwaka umuryango wose ugaterana bakabaga inka, bakabandwa, bagaterekera, ibyo byose wagiye ubibona. Iriya miti rero nkubwira ni iy'igisekuru cyacu, data yarayisigiye, nawe yarayisigiwe na sekuru, ariko umaze kwihana twaravuze ngo duhombye umwana mukuru kandi twabonaga umunyabwenge washoboraga gutunga iyi miti. None turabigenza gute? Njye ndarwaye rero ngiye gupfa, kandi iyi miti igira imbaraga. Ndamutse mpfuye nkayisiga hagati muri mwe, nawe tuyisigiye uzabikoresha neza, yabica ikabamara. Genda umbarize iyo Mana niba iyo miti yayinkuraho ngagenda njyenyine, mwebwe mugasigara amahoro, kuko nisigara muri uyu muryango mwese izabamara. Ndamubwira ngo mpa uyu munsi njye kuyibaza, ejo nzaza kubwira ibyo yambwiye. Umusaza yarambwira ati rwose genda ushyikirane n'iyo Mana yawe, ejo uzaza ariko ntuzasibire. Naragiye mfite umunezero mwinshi. Wa Mana we, uriya mugabo bajyaga bavuga ko ari umunyamiti, miti yiwe sinyizi, umbwire icyo nakora, njyewe ntabwo nabishobora. Buriya bagira kondisiyo abapfumu, bavuga yuko imiti yabo uramutse uyikozeho ishobora wowe kukwica, kandi nta muntu ngo wayivanaho. Niyo mpamvu bagomba gupfana ibanga batarimenya. Njyewe naragiye ndasenga, naraye nsenga nijoro njya mu cyumba ndasenga, kuko maze gukizwa Imana yangiriye ubuntu, impano y'ubuhanuzi, kavugana nayo. Ibibazo byose narabiyeretse nijoro, Imana iranyihishurira iranganiriza, irambwira ati iriya gahunda ivuye iwanjye. Uriya mugabo niwe ufite imiti y'ikiryango yose. Abantu banyu bagiye barwara bagahura n'ibibazo byaterwaga n'iriya miti y'ikiryango, bivuye iwanjye rero kugira ngo mbakize. Ntutinye, ejo uzagende tuzaba turi kumwe, nzaguherekeza. Iyo miti njyewe nzayitwika kandi ntacyo bizagutwara. Mu gitondo rero narazindutse ndagenda, ngezeyo nsanga wa mugabo abandi barozi yari yaraciriye bose yabatumiye, kuko yari ageze igihe cyo gupfa, yagiraga ngo arage. Ndaza nanjye ndinjira, mbona abantu bose bateranye mu rugo, ndinjira ndamusuhuza aho yari aryamye muri salo, arampamagara ati waje? Naje. Imana yakubwiye ngo iki? Njyewe Imana yambwiye ngo iyo miti uyimpe nyitwike, ntacyo bizadutwara, n'abana bawe ntacyo bazaba. Niko yakubwiye. Ati ahita ahamagara abagore, yari afite abagore babiri, arabaga ati mugende munzanire kiriya giseke kiri hariya hejuru y'akagege. Igiseke barakizanye, barapfunduye. Umuhungu we mutoya, umuhungu we nako mukuru, yirukanka asanga ba mukase, arababwira ati ibyo bintu mugiye gukora ni ibiki? Murishinga uriya muhungu wa runaka, abaporo basarishije, none imiti yacu yaturindaga, yatubeshejeho, muyimuhe, muzasigarana iki? Niki kizongera kubaragurira? Apfundura cya giseke, avanamo agahembe kagufi,
asigamwa andi mahembe abiri manini, nabonaga ari amahembe y'impongo, ariko akandi ko sinari nzi ari iyihe nyamaswa. Ako gahembe ngo kari karimo imbaraga z'abadayimoni, kajyaga kabaragurira kakababwira ibigomba kubabaho, cyangwa niba ari n'umurozi wundi uri kugambirira kuzaroga se, ako gahembe ngo niko yakoreshaga bagashobora kumenya undi murozi ushaka kumugirira nabi. None aka gahembe wa muhungu arakirukankana, cya giseke barakizana bagitereka imbere ya wa musaza wari wirwariye. Arambwira ati gipfundure. Ndagipfundura. Ubonyemo amahembe angahe? Ndamubwira nti mbonyemo abiri kandi manini maremare. Agahembe ka gatatu ntakubonye? Ndavuga nti ntako mbonye. Kagiye he? Umuhungu wawe witwa Bizimana niwe ugatwaye. Aravuga ngo ugatwaye ibizamubaho aba ariwe bizabaho. Ayo mahembe yandi ubonye aho ngaho niyo miti yindi ubonye, iyo niyo yari imiti yanjye, kuko harimo umuti w'uruhereko, hariya harimo umuti nanjye nashoboraga gutuma umuntu nkamutunga ihembe yenda yarangiriye nabi, rya hembe rikamuhitana, cyangwa umuntu undi nk'amadeni yaranze kuyishyura nkarimutuma, rikamuniguza, ryamuniguza akazasaba ko muha umuti akamba ku mafaranga. Atubigenze uko Imana yawe yakubwiye. Ubwo kandi wa muhungu yakatibikanye, yarakirukankanya arigendera. Umuhungu arambwira ati uwo nguwo ibizamubaho azaba ajya yifasha, wowe ibyo ubonye ngibyo nta kindi gisigaye, ngibyo aba ari byo ukora, niba ushobora kubinkuraho ubinkureho. Nahise ngenda njya mu rugo, hari igihe cy'izuba cyo mu cyi, munsi y'urugo hari hari ibikawa bagiye batemagura byumye, ntemaguramo inkwi zumye, ubundi ndaza ndacana umuriro. Abarozi bose bari inshuti ze, bari bateranye mu rugo. Hari harimo umurozi umwe wari murumuna we, yari data wacu muto. Araza aramuhwehwera, arambwira ati Yohana, ibi bintu ugiye gukora wa mwana we, ibi ni ibintu bya gihanga, ibisekuru n'ibisekuru byagiye bibikoresha. None wa mwana we ibyo ugiye gukora urikoraho. Arimo kugira inama, angira inama. Ngiye kumubwira, ndamubwira nti mve iruhande, kuko ntabwo ari we wabimpaye, dore uwabimpaye haryamye, genda umubaze ko aribyo namwatse ku mbaraga, niyo wanyihamagariye. Ampamagaye nge rero nanjye mfite uwo dukorana, uri hejuru y'imbaraga zose, ni Imana. Imana rero yanyemereye ko iyi miti ngomba kuyitwika. Ati inama nakugiraga none nturara. Wumvaga nta ubwoba ufite? Nta bwoba na buke nari mfite, nari nuzuye imbaraga. Burya umaze kwiyemeza Yesu wahuye nawe agukuramo ubwoba bwose. Ibikangisho abasaza bose bari bari aho ntacyo batakoze ngo nindeke gutwikira imiti. Ndanga ko numvaga undimo na wa matati twika. Nakubwiye yuko ari amahirwe nshaka guha umuryango wawe, utazongera kurwara imyuka mibi cyangwa ngo ibice. Cana umuriro, maze kuwucana watse, fata cya giseke ngishyira hano hejuru. Yego. Ndavuga nti Mana data, ni wowe munyembaraga, ntacyo udakora. Wururuke utwike iyi miti, aba bantu bose bareba ibyo bizeraga ubitesha agaciro, kandi imiti aba ari wowe uyitwara. Uyitwike wenyine ubitware, aho ubijyana simpazi. Ariko ndagusenze ngo uyu musaza wemeye kumenera ibanga umubabarire, kandi ubabarire n'umuryango we. Nanjye dore ndi uwo mu muryango we. Iyi miti ntizagire inkurikizi ku muntu n'umwe, baba arabe cyangwa abo kwa bene wabo. Nangije kugira gutya ngo amen.
ngisenga babonye amaboko atigita gutya, noneho babarozi baravuga ngo tutabivuga ngo ngako karafashwe, karagukweza. karafashwe, uzi ko abanyamwuka nabo batigita. Burya rero n'abadayimoni bigana abanyamwuka, nawe iyo bagiye no kuragura abarimo abadayimoni baratigita, bikubita mu muriro ngo po, abarozi bariruka baranyanyagira, baravuga ati ararikoze mwene runaka adukozeho. Bari bababajwe rero nuko ariho wabaciriye, ego yari we sebuja wabo, yari we shebuja wabo. Bari bazi ko umwe wo muri bo ari bazabiraga, noneho bagakomeza izo mbaraga zikaba mu kiryango neza ubutava. Ararikoze mwene runaka aratwishe, birarangiye, bariruka barigendera. Ariko ubwo bagiye gukora inama y'uburyo nabo bashobora kurara bangeretse yenda agapfa. Nararangije ndagenda mbimena mu musarani, ndangije kubimena, ijwi numva rirambwiye ngo fata isuka uyore iryo vu ryose, uriyore naryo rimena umusarani, kugira ngo abarozi batagira akantu baheraho nabo bagutega. Ndimena umusarani, ndangije kubimena, ubundi byituma mbinyaraho. Ndangije ndasohoka nuzuye imbaraga z'umwuka nyinshi cyane, nsanga wa murwayi aryamye. Ndabana Imana, narakumenye kandi nzi ko uri umunyembabazi, ni wowe ushobora kubabarira umuntu ibyo yakoze byose. Ariko umusaza ndamusabira ngo uzamuhe ubugingo, kuko amenya ibanga rya Satani. Turabohotse, tugira ubuntu, ibyari byarishe umuryango bikawuzindaza, ni wowe ubitwitse, ubohore n'uyu muntu. Bitamfata Bibiliya yanjye ndataha. Nyuma yaho nta ngaruka wagize? Ndabikubwirwa ntibirarangira. Ngenda taha, maze gutaha nijoro nabonye Imana yanyeretse abadayimoni bari bohereje ngo baze kuza kuntera. Mbona abadayimoni bamanuka binjira iwacu, ariko bageze mu bikingi by'amarembo basanga hari umugabo uhagaze, marayika, ateze amaboko gutya, arabakanga ati mwebwe murajya he? Ngo tuje kureba umuntu wadutwikiye ibintu. Inde? Uyu muhungu witwa Yohana. Umutoke arabakubita, uriya ni uwanjye ntabwo ari uwanjye, ntacyo mushobora kumutwara. Nararyamye ndasinzira. Iyo ufite Yesu ufite byose, zaba ari intwaro zimeze gute ntizagushobora. Yesu yamaze kukwiyereka. Iryo joro turaryama, bigeze mu ma 10 mu gitondo cya kare, abahungu ba wa mugabo barazindutse, kuko wa musaza yageze nko mu ma 9 arapfa. Uwo munsi ubitwika, umusaza yagejeje mu ma 9 arapfa. Ubwo si byo byamuhitanye ko amenya amabanga? Nkubwire ko byagenze. Abahungu be babiri baje kundeba, barambwira ngo Yohana, ngwino ujye gushyingura iso wanyu, ni wowe umuciye urutse. Wowe mwishe kuko watwitse ibintu bye, none utumye papa apfa, habuze umuti wo kumutabara. Wabyitwaye mute? Yewe bagushinza urupfu rw'umuntu. Ngewe narababwiye nti mugende musubire iwanyu mu rugo, ariko ubwo mushaka ko nza kubafasha kumushyingura ndaza, kuko baragiye nsigara nsenga. Bantu b'Imana, ndabasaba ngo niba mwaramenye Imana ntimukagire ikintu mukora cyose mutagiye kwigisha inama. Imana yacu iravuga kandi irabona, irambwira ngo genda, reka habanza hake, genda nta kintu.
naragiye ngezeyo mu gitondo nsanga barimo gucukura, turarangiza ndamushyingura. Imana ukuntu ari inyembaraga yahuruje n'abandi bakristo bo mu rindi torero bari batoranye bo muri ADEPR. Hari umupasiteri wari wamenye ko ari natwitse imiti y'uwo mugabo, kandi ku gasozi amakuru yarazwi cyane, baramutinyaga cyane. Yego. Pasiteri rero yaje kuza ati reka tujye gufasha umwana w'Imana. Yego. Tujye kumufasha dushyingure uriya muntu, hatagira n'uwibwira ngo ni we wenyine ngo hari icyo bashobora kumutwara. Pasiteri waje wo muri ADEPR uyu munsi aracyariho, ni umusaza aracyariho. Yitwa nde? Yitwa Selemani. Yego. Ubwo turamushuje, azatwandikire comment nabona ubu buhamya. Nabona ubu buhamya. Yari ahari rwose, byose arabizi ko yakurikiranye. N'ubu ngubu ajya ashima Imana ku bwanjye. Amen. Ndavuga ati wa muhungu, Imana yarakwiyeretse. Uri so wanyu yari umurozi pi. Tiburiya twari tuzi yuko bakwica. Umusaza twaramushyinguye, turangije kumushyingura. Nuko turaririmba turanasenga. Kuko nari nabonye amaboko y'abana b'Imana bashyigikira. Barafasha turaririmba pe. Twakorera agateraniro ahubwo katari keza. Kandi wa musaza uremereze ijambo ararivuga. Anyije kurivuga twaritahiye. Ndataha yigira mu rugo. Abarozi bo mu Bugarama yari yaraciriye, ntacyo batakoze bashaka kugira ngo bandwanye cyangwa banyice, birabananira. Hari ibitero wagiye ubona? Nagiye mbibona mu buryo bw'umwuka, Imana ikabinyereka, yabinyereka ngasenga bikayoyoka. Hari umurozi umwe rero nyine twari duturanye, urumva, we yari anafitanye isano na mama, yari musaza we kwa se wabo. Niwe wabwiye abo barozi bandi ngo uriya muhungu ngo umunsi yacishaga iyo miti ye, ngewe ngo imiti yanjye yarabimbwiye. Urumva, ngo umunsi nacishaga. Wowe waracishije se? Baturiya ni imiti afite. Batuyani ni imiti afite, kuko umuntu umunsi ayicisha imiti yanjye yarabimbwiye. Uko rero byagenze, umunsi mbatizwa mu mwuka wera, yewe umwuka wera yansanze mu nzu nijoro ndyamye. Urumva, ndumva narabivuze, sinabivuzeho gato. Noneho rero nabonye umuntu w'umugabo amanuka azi iwanjye, ngo ageze mu bikingi by'amarembo iwacu, abadayimoni bari barahahambye bya bindi bajya bita ibiheko, ngo ni ibirinda ingo zabo. None ngo yarakandagiye kuko yagendaga afite imirindi. Abadayimoni bose barasimbuka baragenda, bajya kubwira wa mugabo ngo umwishywa wawe yacishije. Kandi ibyo yacishije bifite imbaraga kurusha izacu. Ubu twavuyeho, mwari mwaradushyize zose twavuyeyo. Niwibeshya akagushyira ibiganza bye mu mutwe, ntabwo uzadushaka ngo wongere kutubona, kuko yahawe ibintu ku buryo aramburira abantu ibiganza, abadayimoni bose bagashirira. Bati yamanga ntazagukore mu mutwe. Kandi koko umugabo amaze kubimenya, niho yabwiye abo barozi ati jyewe imiti yanjye nanjye yarabimbwiye, Yohani yaracishije. Icyo gihe hari ahantu nakoraga mu Bugarama muri koperative Kabekevi, nko kwisumamo, maze kuba umushomeri, niterera y'ibiraka kuri iyo koperative yatoneraga imiceri. Yari iyobowe n'umugabo wa mugabo wo mu Bugarama, sinzi niba umuzi, witwa Yusufu. Ubwo hari abandi bamuzi, ariko yaranapfuye. Baravuga rero ngo niho navanye imiti ngo mu Bisilamu. Bavuga ko ariho wagiye gucisha. Ngatura nagiye gucisha, ku buryo uwo musaza nyine nawe ntabwo yongeye kongera kwinjira mu nzu yanjye, kuko rimwe yajyaga aza akansuhuza, tukicara tukaganira,
ariko igihe kimwe yaraje noneho niteguye nshaka kugira ngo muhite muramburiraho ibiganza araguhunga ngo twarakumenye aragenda. Urumva iyo nkuru rero abarozi barumirwa bashakisha imiti yuko bangira barabibura. Nkubwire ikindi rero cy'ukuntu wa murozi mutoya data wacu muto umwe wangiraga inama, umwe wirukankanya agahembe. Oya wirukankanya agahembe ni murumuna wanjye, yari umuhungu w'umugabo. Ahubwo ndakubwira wa musaza wangiraga inama, ibyo bintu wabyihoreye Yohani rwose, Yohani ko ibyo bintu bigukorera ibara wabiretse. Noneho rero nibwo twasenze Imana yaduhaye gahunda n'abandi basore nasenganaga nabo, batugira inama y'uburyo umugabo ishaka kumukuraho, kubera ko yari umunyamutima mubi cyane, yari umuntu w'umugome. Uwo mupasiteri twari duturanye rero yari muramuwe, yari afite mushiki we. Imana itugira inama ati muzamuhamagare yenda mumubwire yuko kwa muramuwe hari ikirori gihari, aze none nimumubona hageze muzamusengere, mumuramurireho ibiganza gusa, sefini iherezo rye rizaba rirangiye. Yaje kumutumira muramuwe aza kuza umupasiteri. Twebwe rero nk'abanyamasengesho twari twibereye mu cyumba, araza baraganira, aramubwira ati cyakora hano hari umushyitsi bari bansuye, hari n'agafanta, bamuha agafanta baranywa. Byari mu kunywa, abanyamasengesho bari sinzi ukuntu twagurutse ngo hwa tumugoha turamusengera. Yari yarazengereje abantu, umurambikaho ibiganza, turamusengera. Tumaze kumusengera umugabo yaratashye, ariko agenda ngo ahinda umushyitsi. Ageze mu rugo abwira umugore we ati ngewe ka pasiteri runaka nsanzeyo n'abanyamasengesho n'aba Yohani bose niho bari none baransengeye, ndumva merewe nabi mu mubiri. Umugore aramubwira ati bakubwiye ngo iki? Uriya musaza hariya hirya ntabwo akubwiye ko ba Yohani bacishije? Niba rero bakuramuriyeho ibiganza ni akazi kawe, ujye gushaka umupfumu arebe ko yamutabara. Wa mupfumu yaraje aramubwira ati narakubujije urananira, nta kindi cyagutabara, ubwo imiti yabo nyine yakwinjiye. Abarozi buri gihe nabo bazi yuko abantu b'Imana bari mu imbaraga z'Imana, ntibemera ko ari iz'Imana, ahubwo bavuga ko ari imiti muba mwaracishije. Bakaba baza no kubaza aho wacishije ngo nabo bajyeyo, kuko babona ibyawe bifite imbaraga. Ariko jyewe natanze ubuhamya, umusozi w'iwacu wose urabizi, natanze ubuhamya ndababwira nti abarozi mwacishije mu mbaraga z'ikuzimu, ariko jyewe nacishije ku mbaraga y'ijuru, kandi inkuba y'ijuru ntishobora kurwana n'iyi si ngo isi izayitsinde. Jyewe nacishije ku ijuru. Uzi wa mugabo nakubwiye twasengeye, wibwira se ko hari umwaka yamaze? Washize. Yaje gufatwa n'indwara, araremba, bamujyana no mu bitaro, indwara irabura, bahamugariye mu rugo, arapfa. Ibyo birarangira. Imana ijya yirwanirira, nta mpamvu yo gutinya intumwa za Satani. Imbaraga ya Yesu iri hejuru y'izindi. Yesu yaratsinze. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ibyo rero ni imwe mu mirimo ikomeye, kubona ntwika amahembe. Ayo mahembe abantu benshi bayatinya ko badashobora no kuyakoraho, nta kintu byantwara. Kugeza kuri uyu munsi wa none, niyo natanze ikibwiriza mu giterane, abarozi ndababwira nti imbaraga zose mwiringira ni zero ku bantu babonye Imana, ntacyo mwantwara.
ahubwo mubishatse muze mwihane, kuko aya magambo tuvuga mukanga kuyemera azabagiraho ingaruka. yego. Ibyo ni bimwe Imana ubwo icyo gihe iyo mirimo urimo urayikoreshwa uri umukristo mu itorero rya metodiste, rya metodiste. Hanyuma ubwo waje kwakira inshingano za gishumba ryari? Naje rero kwakira inshingano za gishumba bigeze muri 95 niho nashyingiwe. 95. Nashingiye ku itariki 29 z'ukwa karindwi 95. ubwo ni nyuma ho gatoya jenoside yakorewe abatutsi irangiye, nibwo umupasiteri wari utuyoboye n'abandi bakristo bavuze bati ibyo ari byo byose dufite umugisha ko dufite umusore wakiriye Yesu, ariko Satani ni umugome ashaka gusenya itorero no kurisebya, buriya yamugusha nko mu cyaha cy'ubusambanyi kugira ngo itorero barisebye. Mushakisha ukuntu uriya musore twamushyingira, tumushakire umugore. ubwo wari ugize imyaka ingahe kugira ngo abantu biyumvire bavuge bati uyu musore tumushakire? Nari nkuze. wari ukuze? 95. So ntubyumva ku muntu wavutse muri 56. Imyaka ntuyumva? Ndayumva. Mfite 39. Yego. Myaka rero navuga nti ubwo buhamya nabwo ari na burebure, ariko navuga nti Yesu ni mwiza, kuko bene data bagiye kumusengera niba Imana yahishuriye uwo mukobwa nzabana nawe. Bambwiye yuko batanze amakandidatire 6 bashyiraho umuntu, Imana ikangate siwe. ubwo kwari kugira ngo bagusengere wubatse? Nubatse, kuko bari bamaze kubona ko ufite umuhamagaro wa gishumba n'ayo mateka yose. Yego. Birerekana ko hari n'ibindi bintu Imana yagiye gukoresha bitandukanye, nuko wenda wavuze icyo ngicyo ubw'umwanya, ariko hari ibindi bintu bigiye bitandukanye Imana yagiye gukoresha. Wari umuhanuzi, urabahanuriye bigasohora. Yego. Urumva bari waruzwi cyane. Nasengera n'abarwayi bagakira. Yego. Ubwo ko nasengeye n'umusazi uvuye Indera, bari umaze imyaka 12, ntamusengeye ku cyumba arakira, kandi n'ubu aracyariho. Iby'Imana yankoresheje byari byinshi. None abashumba bo bakareba uriya muntu afite umuhamagaro, kandi ikindi afite n'udushuri yarize. Uriya rero urebye mu bwenge n'ibi bintu by'Imana, urebye uburyo bitwara, uriya wazamugira umukozi w'Imana, itorero ryakunguka cyane. Nicyo cyatumye bahitamo kunshakira. Urashatse? Ndashatse. Ariko nkubwire ko ni Imana yabikoze, ntabwo ari iki. Ni Imana yabikoze. Nyuma ya jenoside igihugu kikiri mu marira n'ibikomere byinshi, abakobwa bari bafite mu itorero babashyizeho, Imana irabagaritse, irabanza. Nayo iravuga iti hari umukobwa umusigaye, kari agakobwa gato gafite imyaka 21, bati uriya niwe nshaka kazabana nawe. Abo bagabo baje kuyimbwira ari pasiteri n'abandi bahungu 2 b'abasore bo biviriye mu butayu, banzanira ubutumwa ngo bw'umukobwa bamboneye ngomba gushakana nawe. Bamumbwiye nsanga ni umwana wo mu bacikacumu. Ndababwira mwebwe nta n'urusoni mugira, murebye bene wanyu b'abahutu ishyano bakoze, bisha abantu barabamaze, none namwe ngo murashaka ngo njye gushaka mu bacikacumu. Murumva ibyo bintu? Ayo niyo magambo babashubije. Ibyo nabashubije ngewe nibyo nababwiye, n'ubu bajya babivuga. Ndababwira ntishwe, ntabwo ngewe ibyo ngibyo nabishobora, ku bwa kamere yanjye ntabwo nabishobora. Noneho barambwira bati ntabwo uri umuhanuzi, tujye uvugana n'Imana. Niwanga ubutumwa natwe tuguhaye buvuye ku Mana, natwe ibyo uzongera kuvuga ntabwo tuzabyemera. Niko umupasitori yambwiye, nabo bari bari kumwe.
ndababwira nti cyakora simbihakanye definitivement ngiye kubanza gusenga. Yego. Nimba gusenga nzabaha igisubizo. Uragiye urasenze. Ndaragiye ndasenga. Yego. Maze gusenga irambwira ngo abakozi banjye n'igihe babatumye. Wari uzi ko bari baragiye kugusengera se? Ntacyo narinzi. Nuko rero ni njyewe. Kandi mu bintu nize nkimara kubatizwa no mu mwuka, nkimara kwinjira n'itorero, nize kumvira umwami wanjye. Yego. Umwami wanjye ageze muri ye, anyakiriye, ambabariye, naravuze nti nzakubaha, nzakumvira. Yego. Nahise mvuga ngo bya bintu nabyemeye, ariko Imana yambwiye ngo abari mwebwe muzabanza kugerayo. Kwa databuka bari mwebwe muzabanza kugerayo, muzambanzirizeyo. Yaracu umukobwa yarokokeye kwa muramu we, kuko we urumva nibo babajije kujyayo, barabivuga. Bamaze kubivuga baravuga ati noneho umukwe nawe azaza. Narageze gutya, nagiyeyo ndabimubwira. Umukobwa amaze kubimubwira arambwira ati naho gusenga, kuko harimo abandi basore babiri bagutanze, ariko ntawe nari bwemerere, nawe ndakwakiriye, ariko ngiye gusenga. Umukobwa nawe yari umunyamasengesho cyane. Yafashe ibihe rero bajya gusenga n'abandi bakobwa, bashyiraho amazina y'abo bahungu. Umuhungu umwe yaza bati umusambanyi Rurindi ari gukurana n'ihene, shyira ku ruhande, uwo nguwo ahubwo yazagutera sida. Undi bashyiraho ati Rubebe nawe ni umusambanyi, ku ruhande. Izina ryanjye naje ndi uwa gatatu. Ngo ni madamu ajya bimbwira ati ni Imana yakumpaye. Mujya mubiganira cyane, mukabisubiramo cyane, tukabisubiramo. Umunsi umwe uzamutuzanire muduhe ubuhamya mwebwe. Afite n'ubuhamya bwinshi ahubwo nawe bo bagiye kubona umuhanuzi, agiye kubona abona ngo nje nambaye ikanzu kandi mfite n'inkoni. Yego. Imana ibintu byayo byerekana mbere y'igihe bitari ibyabo. Noneho ngo umuhanuzi aravuga ati umusore uzakubera umugabo nguyu, kandi Imana igambiriye kumugira umukozi wayo, dore ko tumubonye. Umukobwa arabyakira. Maze kubyakira yaratashye, ageze iwabo nimugoroba anyandikira akabaruwa, arakanyeza ngo cya kibazo cyawe cyashubijwe, kiremewe, komeza urugendo. Urumva? Ako kabaruwa njya mbabazwa nuko karataka. Akabaruwa ka fiyanse wemeye gushakana nawe, kandi wajya gushakisha abakobwa ntihagire ukwemera, karatakaye. Ariko ibyiza ni uko tujya twicara tugasubira mu muteka, byose akabimbwira. Nkavuga nti Imana yari yabiteguye. Hanyuma rero Revera Jean, turimo wenda tujya ku musozo, kuko kuyavuga siko kuyamara. Ufite ubuhamya buryoshye kandi bugiye bunasekeje. Ndabona hazaza episode ya 3. Nanjye kuvuga akantu ukuntu intambara twarwanye y'imiryango. Gakavugemo intambara rero tumaze kumvikana n'umukobwa, ndetse nanagiye kwa muramu we kubivuga ko nshaka kubasabira, habanje kunyuramo intambara y'imiryango. Yego. Iya mbere ni intambara y'iwacu mu muryango, nawe ni intambara y'iwabo. Yego. Iwacu barabimenye ko nagiye gufiyansa aho ngaho. Wa mugabo nkubwira data wacu wari ukiriho, ateranya inama y'umuryango, barampamagara, barambwira ngo twamenye yuko wagiye kurambagiza umukobwa mu bacikacumu, ariko tukubwire ntabwo uwo mukobwa azagera hano. Kubera iki? Uraduciye. Ntabwo dushaka ko umuryango wacu ucika, nta mututsi dushaka muri uyu muryango. Ubwo ni nyuma ya jenoside kweri? Nyuma ya jenoside. Uzi ukuntu narababwiye ngo uhereye uyu munsi, data ariko we yari yarapfuye mbere,
uhereye umunsi data ntakiriho yapfuye atanshyingiye, wowe uri data wacu. Ntabwo rero untegeka, ni njyewe mukuru wo mu muryango, kandi njyewe mama umbyara yari akiriho, mama aremera ko ngomba gushakana n'umugore nakunze, umukobwa nakunze. uwo ntakunze sinabana nawe, njyewe nzamushaka. uzi icyo bambwiye? barambwiye ngo umenye ko ubwo bukwe bwawe tutazabugeramo. ndababwira ngo nta ntwererano zanyu nshaka, nta n'ibiseke nshaka biza biherekejwe n'abadayimoni, muzabireke. aho ni ku ruhande rwawe? ku ruhande rwanjye. ku ruhande rw'umukobwa nawe naho yahuye n'intambara. yego. abarokotse bandi bo mu miryango barateranye baravuga ati nta soni, uyu mwanya uribagiwe, ibintu abahutu badukoreye uribagiwe, utewe n'icyo wa mukobwa we, kukiri na mutoya, kuzabona undi, ninde utumye ujya gushaka igitaraganya? ijambo yababwiye ngo ngiye gushaka igitaraganya kuko Imana yanjye yampamagaye yabinyemereye. yego. kandi niyo nizeye n'integeka nizi uko nzabaho. uwo rero mwebwe murwanya niwe yemeye. tubana. yego. yavuye iwabo araza, turahura, tujya mu makuru. tumaze kujya mu makuru turavuga ati twariyemeje Yesu wenyine niwe uzadushyingira. hanyuma wabyitwayemo ute? turimo tugana no ku musozo. ni gute iruhande rwa sobukwe batagushyigikiye, iwanyu ntibabe bagushyigikira? mwabyitwayemo gute? ubukwe bwatashye gute? byagenze twebwe kubyitwaramo n'imbaraga uwo mukobwa we yari afite, ni uko yarokokeye kwa muramu we, kandi muramu we yari umuntu ukomeye. yaravuze ati nzagushyingira ntugire ikibazo. yego. kandi niho mukuru we yari ashatse, tuzabukora ntugire ikibazo. ubukwe burabaye, Imana ibaha umwana wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu. Imana ishimwe cyane, yakoze ibikomeye. yakoze ibikomeye. inshuti bakundwa rero mudukurikira kuri Iyarure TV, murumva ubu buhamya ko bukomeye, ni ubuhamya bukomeye cyane. abasaza baba barahuye na byinshi, baba ari inzu y'ibitabo. tuzongera tumutumire atugezeho ubundi buhamya noneho bwaho ageze, bw'ukuntu yakomeje gukorana n'Imana, ari umushumba, anashatse. mu by'ukuri afite byinshi azatubwira. ni uwacu. ndagira ngo ube wagira icyo urenzaho kubwo buhamya turimo dusoza. Reveraje, turi mu gusoza, urugendo rwanjye ni rurerure. nzababwira uburyo ninjiye no mu murimo w'Imana. yego. mbabwire nuko nawugeragerejwemo. byose ni byiza, nzasobanura byose. ndashaka ko tuzakora n'ikindi kiganiro utubwira ishusho y'itorero rya kiriya gihe n'ishusho y'uyu munsi. uzatubwira amajyambere yari ariho y'umwuka ya kiriya gihe, ndetse n'amajyambere y'umwuka ubona iki gihe. uzaduha ishusho ya kiriya gihe n'igihe cy'uyu munsi. yes. Imana rero ibaho umugisha. ikiganiro cyo nakagaruka, twandikire muri komenti, ndetse wowe wakoze subscribe turagushimiye. dukorere like nimba wakunze kandi ukareba kino kiganiro, kandi jya ureba ikiganiro ukirangize, kuko niho umenya neza cyari kiganiro. Imana ibaho umugisha rero.